barapfuye cyangwa umugabo mwabatandukanye yarabajyanye gutya? ntabwo ubwo mbaheruka icyo gihe sinongeye kubabona. Nicaraga ndira igihe cyose nareba nkarira nkumva nta munezero na mukeya mfite. Ubwo umugabo wagiye dutandukanye icyo gihe ajyanye abana banjye yaje kunsanga nawe kuri komine arambwira ngo dutahe, ndamubwira nti abana warabazanye, arambwira ngo nta gihe cyarageze. Rero ntangira kumva nihebye cyane, nkaya ndeba nk'umugabo mwiza nkavuga ntura tuzabyarana umwana hanyuma murere ubundi hasigaye nibe. Niko nari meze kandi nakundaga kunywa urumogi mu cyayi, nicyo cyari kintunze. N'umugabo wanyweraga mu kabari kanjye yashakaga kugira naramukubitaga cyangwa se nuko nagiraga amahane, kandi iyo nakurebaga buri wese yaravuga ese wabaye umujandarume wabaye umusirikare, niba wibagiye ibyo wavuganye nayo igiye kukwanika. We naramubwiye nti Imana iranyanika zirabona ndamamera. Nuko ndangije nyine ku bya bindi byo gusura abahanuzi, uriya muririmbyi uvuga ngo igihe nataye nkorera satani cyarambabaje, kandi koko kijya kimbabaza cyane. Ndavuga ngo ntabwo bizongera kubaho nongera kubabaza umwami wanjye. Inkuru nziza TV. Twongeye kubasuhuza abakunzi b'inkuru nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese. Ineza y'Imana ikomeze kubana namwe. Abashyashya twungutse kuri chaine yacu, nukuri Imana ibahe umugisha. Kandi aho muherereye nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Uherereye mu Rwanda, i Burundi, muri East Africa muri rusange, Kenya dufite abantu, turabasuhuje. Imana ikomeze ibane namwe. Abari muri Amerika, Belgique, Europe, imigabane yose igize isi, aho uzadukurikira utureba, Imana ikomeze iguhe umugisha. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe, niba ukunda ibiganiro byacu, kandi dushimira n'abamaze abamaze kuyikora. Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi turizera ko mugenda muryoherwa n'ibyo tubahereza. Duherereye kuri Gigs, ahantu habera ibirori bigiye bitandukanye ndetse n'amakwe, n'ubusitani bwiza cyane. Niho nagendererewe n'umumama ufite ubuhamya, ufite Imana koko. Imana yamugiriye neza, nibyo tugiye kunyuramo tuganira. Mama, umeze neza? Meze neza. Yegereze mikrofone. Umeze neza? Meze neza. Ndumva warwaye akantu k'inkorora. Narwaye akagripe ariko ndavuga uko biri. Oya, uko byagenda kose mu bihe byose tugomba kuvuga Imana. Kuko ariyo iturinda amajya n'amazi. Yego. Rero Imana ikomeze idufashe kugira ngo ibyo tugiye kuganira ntibiyoborwe natwe, ahubwo biyoborwe n'Imana. Reka twiragize Imana kuko iyi ni chaine ya Gikristo, kugira ngo ibyo tugiye kuvuga biyoborwe n'Imana n'Umwuka Wera. Karibu dusengere. Turakubashye nanone Mana Data wa twese, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi mu isi no mu ijuru, urera kandi urakiranuka, uri Imana ishoboye byose. Aya masaha turi imbere amaso yawe, tugiye kugirana ibiganiro nyakubahwa Imana bitandukanye, tuvuga gukomera kwawe, tuvuga imbaraga zawe. Emerera ubane natwe aka kanya, udushyigikire, imbaraga zawe zibe hagati muri twebwe, ukomeze kutuyobora gukora ibyo ushaka kandi ushima mu minsi yo kubaho kwacu kose. Amen. Mama, nishimiye kubana nawe. Murakoze. Hari ushobora kuba kubonye bwa mbere, cyangwa abo musanzwe muziranye bagiye kukubona bati abantu, wa muntu twabanye mu buzima bwacu bwa kera twaba twaraburanye turongeye turamubonye. Yego. Amazina yawe ni inde? Amazina yanjye nitwa Mutoni Marceline. Mutoni Marceline. Aza kunyihangana rero ninjya ndivuga kugira ngo nukukubahuka. No kugira ngo tubashe kujyana neza, ariko Imana yagiye igira neza. Yagiye igira neza cyane. Yegereze mikrofone kugira ngo tujye dukomeza kujya n'ujya gukorora ntacyo kijyana ku ruhande. Marceline, hari abantu mwagiye mubana mu buzima bugiye butandukanye, hari ushobora kuba kubonye ari ubwo bwa mbere cyangwa n'abo mwabanye. Ubundi Marceline ni muntu ki? Avukira hehe?
muri make nuko nguko. navukiye mu karere ka Nyamagabe ariko mvuka ndi umwana wa 11 hanyuma mbyirukira mu muryango w'abakatolike ariko nagiraga mukuru wanjye wakundaga gusenga. Yego. Nkura mu ubwo buzima mukuru wanjye ntangiye kuba umwana w'umwangavu arambwira ati ngomba kujyana mu rusengero bakakubatiza. Numva nanjye ndabyishimiye kuko navukiye mu muryango w'ahantu baterekeraga babandwaga. Iyo za Nyamagabe. Urumva bwa mbere Nyamagabe twahimukiye nyuma ba papa babanje kuba muri Kongo bimukira Cyangugu bava Cyangugu baza gutura Nyamagabe bahaguze. Ariko tukibaho Cyangugu ndibuka ndi umwana mutoya iwacu n'abantu bakundaga guterekera kuryo najyaga mbabaza ngo ese abo bantu mubwira barumva si hari umumaro baba bamaze ariko uri kubabaza. Nkaya nibaza ukuntu umuntu wapfuye yagira umumaro umuntu muzima. Ko najyaga numva mama aterekera avuga mama we sinari muzi na sogokuru sinari muzi ari ubyara ababyeyi banjye bose ntago nari mbazi. Nuko mama akambwira ati nkamaza nti mbwira ukuntu umuntu uwo muntu aracyari uri kubwira ngo ajya turinda. Mama akambwira ati oya yarapfuye. Ni gute umuntu wapfuye ashobora kurinda umuntu muzima? Nuko nkabyibazamo gutyo igihe kiragira nyine maze gukura ndagenda ndabatizwa mbatirizwa muri ADPR. Maze kubatizwa muri ADPR hari abantu bajyaga bava Cyangugu baje gusengana na mukuru wanjye. Mukuru wanjye rero ababwira ukuntu tubayeho mu ubwo buzima baraza basenya ubwo buzu bwabaga mu rutoki wacu baterekereragamo. Bamaze kubusenya dutangirana n'inzira yo gukurikira Kristo. Hanyuma y'ibyo byose rero ntabwo urumva nakijijwe ndi umwana nza kujya kwiga muri segonderi ndi umurokore ariko ntabwo nari mbyumva neza uko agakiza gateye nyine nabonaga ndi kugendera mu Kigali. Yego. Nyuma yaho rero nibwo naje kuba mu buzima bwo kumva nashaka Imana noneho by'ukuri. Mama unyanganire nguce mu ijambo aho gato hashobora kwibaza nk'ubu generation iriho nk'uyu ngo ashobora kuzareba ikiganiro kasa guterekera ibintu yavugaga ni gute ubundi guterekera nubwo wari ukiri mutoya byabaga bimeze gute ibyo wabonaga? Byo nabonaga babaga bubatse utuzu barangiza kutwubaka bakajyanamo ibishyimbo n'urwagwa. Ibishyimbo bakabijyana mu kibo urwagwa bakabijyana mu gacuma hanyuma bakavuga amagambo nyine twebwe tutabaga dusobanukiwe ariko bo bayazi. Hanyuma nkayakubona nkabona umusaza uteruye ibishyimbo aratamiye afashe n'inzoga agiye ajugunya ahereza abo bantu nyine yatubwiraga ko ari abakuru. None se wowe ntabwo bigeraga bakujyana muri ibyo bintu ukiri mutoya? Babinjyanyemo kubera ko baranambandishije. Kukubambisha? Kubandwa. Kubandwa nk'umuntu ukiri mutoya musobanure kubandwa n'iki? Kubandwa ni naye ntabwo nari mbisobanukiwe neza. Baravugaga ngo n'ababyeyi ba kera kuko hari igihe twajyaga nko kuvuga ngo bakatubwira ngo ntimuzarahire Ryangombe. Ati nurahira Ryangombe uzahita upfa. Noneho nanjye bakavuga bati ntimuzakore no ku nyama ejo utazarahira Ryangombe wayiriye ugahita upfa. Nuko igihe kimwe ngewe nkajya nyiba nyine nkayirya kugira ngo numve ko koko Ryangombe akora ariko nkabona nta kintu bintwaye. Ukabona Ryangombe ntacyo agutwaye? Nta kintu antwaye nyine nuko. Ibintu byo kubandwa rero ni ibintu bigize baza badushyiramo batwambika utuntu tw'imirizo by'inyamaswa tutayozi natwe mu mutwe. Nuko numva batuvugiye amagambo nyine ngo turabanzwe. Niko kubandwa. Niko nabibonye ngewe iwacu babikoraga. Yego. None se babikora byibuze hari icyo wabonaga
arabwiraga ati uramenye ntusome nkagenda nkayiba nkayinywa amenye ntuzarye ku nyama nkaziba nkazirya bakavuga bati ninde muntu waziriye nkarahira nti rwose ntakicwa na ryangombe ntabwo niyize nkoraho ugahita urahira ryangombe ariko nkabona nyine iyo ryangombe yabo bavuga ati nubirahira uzapfa nkabona nta kintu bidutwaye. Yego. Ugiye muri ubwo buzima wari ugeze ahantu uri kuvuga uko watangiye uko wari ufite umukuru wawe niba ari musaza wawe wasengaga mukuru wawe agenda ko agukurura yagiye agukurura gute ubundi we yaje kubicikamo ute? We yaje nabyirutse mbona ari umuntu usenga nuko arankundisha gusenga n'umwana mutoya ko nabatijwe nyine ni nawe wanshakiye umubyeyi kumwe bashakaga ababyeyi nuko arambwira ati urashaka ko ari nde muntu uzakubera umubyeyi ndamumubwira arambwira ati nta kibazo ndabatizwa amaze kubatizwa mba umukristo bisanzwe. Ubwo none we akizwa ntabwo bishobora kuba byarabaye ikibazo mu muryango? Aho twamenyaniye nta muntu wigize umugiraho ikibazo we kuko niwe wagize uruhare rwo kuza gusenyesha utwo tuzu twabaga iwacu. Wambwiye ko mu rugo mwari abana 12. Ubwo uruwa kangahe? Wa 11. Wa 11. Ubwo abagihari ni bangahe? Turi 5. Abandi baratabarutse. Pole sana. Yego. Ubundi akwinjiza mu gakiza ukajyamo wakagiyemo utari ibintu umenyereye? Nakagiyemo atari ibintu umenyereye ariko uko ngenda nkura ngenda numva Kristo numva imbaraga ziwe mbona ineza yiwe. Yego. Ubwo wamwakiye nka ryari? Ukizwa ni ryari? Ntangira gukizwa neza nakijijwe ari uko mbaye umuyobozi muri iki gihugu. Umuyobozi muri iki gihugu? Ugeze no kuba umuyobozi muri iki gihugu? Nabaye umuyobozi w'umudugudu. Yego. Hehe? Umudugudu wa Nyabugogo mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali. Ni igiki ubwo iyo uvuze ngo ukizwa neza waba ushatse kuvuga iki? Nabashatse ko igihe namaze mu gakiza muri cya gihe nkitangira gukizwa uri na wa mukuru nabayeho mu gihe cyo kwiyoberanya gusa. Ubwo urumva icyo gihe wanganaga gute? Icyo gihe ubundi nashatse mfite imyaka 18. Cyaka umugabo wa mbere ubwo urumva nashatse muri 1993. Jenoside yabaye mfite abana 2. Ufite abana 2. Ubwo nicyo gihe ubwo wakijijwe ufite warashatse? Nari narashatse ariko urugo nari narashatse nkizwa neza urugo nari narashatse rwari urwa kabiri. Rwari urwa kabiri. Ubwo urumva nyine icyo nshaka kumenya icyo gihe uwo mukuru wawe aguhamagara kugira ngo agushishikariza kuba waza ugakizwa icyo gihe wari ukiri umukobwa? Anshishikariza kuba nakizwa nari nkiri umukobwa. Hanyuma kwa kundi abana b'abakobwa nyine bashaka urumva nashatse ndi umunyeshuri ko nigaga hari muri Asper ku Gikongoro. Noneho rero nza gukora amakosa mbonana n'umuhungu kora ko iwacu bari barambwiye ati umukobwa aryamanye n'umuhungu biba byarangiye ntabakiri umukobwa aba ari umugore. Mtafata umwanzuro ndavuga ntabwo nasubira iwacu nakoze iryo shyano bitamwishingiraho gutyo. Yego. Ubwo ni nawe mwana banye icyo gihe? Niwe twese tubana. Jenoside yabaye ari we tubana. Ubwo ngubwo ibyo byose birabaye ugiye ubwo kwa kwiyoberanya wavugaga ko ubu ngubu ntabwo kiyoberanya ni ibintu byabaye. Ni ibintu byabaye. Yego. Niyo mpamvu amateka y'umuntu cyangwa ubuhamya bw'umuntu bugira ahashize. Kuvuga none aha ntabwo bihagije ahubwo bigomba kugira aho byakomotse. Ubuzima bwo kubaho wiyoberanyaga gute? Nabaye igihe kinini mu itorero mbaho n'umuririmbyi
ariko ngendera mu kigare. Nkajya gusenga bisanzwe, yegereza mikrofone, nkajya gusenga bisanzwe nk'abandi, nkaririmba bisanzwe nk'abandi, nkabona ko ndi umukristo bihagije. Ariko nyuma yaho urumva nkimara gushaka uwo mugabo, urumva jenoside yahise iba muri 1994. Umutware nari mfite arambwira ati rero reka nguhungishe wowe nkujyane hariya mbe ngusize muri hoteli Baoba, nzagaruka gutwara ibintu ko nari mfite agahinja. Aranjyana nsiga muri hoteli Nyenyeri Icyangugu, agaruka gutwara ibintu. Ubwo urumva twahise twambuka tujya muri Kongo. Tugeze muri Kongo twabaruhukiye mu nkambi y'Ipanzi, tuvuye Ipanzi duhita tujya mu nkambi y'Inera. Ubwo twavuye mu nkambi y'Inera bayishenye, twaruhukiye mu nkambi y'ahantu bitaga Itingitingi. Turagenda turahaba. Ubwo Itingitingi niho natangira ubuzima bwo gutangira kumenya Kristo neza. Kubera yuko Itingitingi nahageze mfite umwana, nari mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Hanyuma tugezeyo nza kuharwarira, nyine urumva twanyuze basenye inkambi ya Inera, twazamukiye ku musozi w'Imasisi. Ku musozi w'Imasisi tuwazamuka njye nahaboneye Imana nubwo nari umupagani. Nabonye Imana, ndavuga ngo ndakubonye Mana, ureke bimwe najyaga nishushanya mbere ntarayibona. Ku musozi w'Imasisi abantu benshi habereye imirwano idasanzwe, abantu benshi barahagwa, abasore barahagwa, abagabo barahagwa, ariko mbona Imana indinze, ndawuzamuka ndawuminuka, ngihetse umwana nta sasuri nkozeho, kuko benshi baguye imbere yanjye, nkabona araguye n'imbunda. Ndavuga nti Imana ndongeye ndakubonye. Aho rero urwo rugendo nagenze nari rugendanyemo n'Imana cyane, nubwo ntari nayisobanukirwa, navuga ngo ndakubonye Mana, kuko nari narigize nkandagera mu nzu yayo, bakavuga imbaraga zayo ariko sinjye nzishikira. Ubwo narazamutse nyine tugeze ahantu mu nkambi y'Inera, mu nkambi ya Tingitingi, niho hantu naboneye Imana. Aho hantu baje kuhasenya inkambi yaho, baravuga bati inkotanyi zahageze. Noneho bavuze ngo zahageze, batangira nyine kongera kuva muri iyo nkambi bahungira ahandi hantu. Nta hantu bagiraga bahungira ni mu ishyamba nyine. Noneho njye nari ndwaye, marwarira malariya. Nararwaye, nararembye. Noneho umugabo arambwira ati ndagusezeye. Na mukuru wanjye araza aransezera, arambwira ati ndabona wowe uri wo gupfa ntabwo uzabaho. Ndabwira ati nimwigenderaho kugira ngo twese tuzapfane. Baragiye, nangiye kubera ubuzima buryana, narabyutse aho narindi ndakambakamba, ngenda ahantu hari ikigo cy'abasirikare kwa muganga. Ngiye mpageze, abasirikare bari gufata ababo baburiza imodoka. Nanjye ndababwira ndi umurwayi, nanjye mushyire mu modoka mu mpungisha. Umusirikare umwe aranyitegereza, arangije arambwira ngo ndavuze ngo kopo umanuka. Akimara kumbwira gutyo numva ngize umubabaro udasanzwe, ndamanuka. Burako nta mbaraga nari mfite, ndakambakamba nsubira inyuma, ndagenda ndakambakamba, ndagenda njya kuryama mu ishyamba. Ishyamba nari mazemo nk'ibyumweru 3, ntangira kuzana inyo mu mubiri. Ntangira kubera ko sinaryaga, nta kintu twabonagamo muri iryo shyamba, ntangira kubona mu mubiri wanjye hagiye hazaho ibiheri byinshi. Nakanda nkabongira ngo mene, ngira ngo namashyira, nkabonamo ni ibinyamugera, ibintu biti binyamugera. Hanyuma ibyo binyamugera byarandyaga cyane. Noneho aho hantu nari ndyamye, nari ndi kumwe n'undi mudamu utwite, mbona yatangiye kuzana inyo mu kanwa ari muzima ahumeka. Ndavuga nti noneho ibi ni ibiki? Mbese ukabona ni umwuka wabuze kugira ngo ashiremo umwuka kubera yari atwite. Aho waravuga ati Mana kuko ahantu ndahava. Yangije kubibona gutyo, nararyamye mbwira Imana nti Mana tega amatwi nkubwire. Maze kuyibibwira, ndayibwira nti Mana nunkura aha hantu ukansubiza mu gihugu cy'iwacu, nzagukorera, nzaguha amafaranga 600. Ndavugishwa bitagira akagero. Imana rero ni urukundo, yumva kera.
iricecekera ariko ntiyacecetse yari iri gushaka inzira. Mm. Ako kanya nahise numva ikintu kijemo cy'imbaraga. Ndagenda urumva aho ngaho nta kusokoza nta bundi buzima twari dufite. Ubwo byararangiye ndahaguruka ndavuga ati rero reka ngende ntingirirwa amahirwe nkabona ni inkotanyi zaje koko ndazibwira ko ndi umunyarwanda. Nuko ndagenda nkimara kugera ahantu mitangwa mu gico cy'abasirikare bakimara kumbona b'abakongomani baravuga ngo Mungu we ngo mumuone ule mwanamke ngwiko anatokea kule shamba, ngwiko na sura saba Nyarwanda, ngwiko anafanana na Banyarwanda, ngwiko na poya kunyeleka saba Nyarwanda. Numva ngize ubwoba. Numvise ngize ubwoba ndavuga ntibaranyica. Ariko nsubiye inyuma gato hari ibintu jenoside itera nahise mbwira Imana. Narayibwiye ngo Mana uzambabarire ntazagira umuntu unyicisha umuhoro cyangwa ngo nkubite ifuni mu mutwe cyangwa se ngo njombe inkota. Nukuri ibyo bintu ndashimira Imana ko yabyumvise nubwo ntari nzi gusenga neza. Ndagenda ubwo nkimara kugwa muri abo bantu bahise bambaza uko munyarwanda ndabwira misi ko munyarwanda juu ya nini uko nafanana na Banyarwanda. Ndababwira ngo mimi niko na sura saba Nyarwanda juu ya mama yangu. Lakini babangu alikuwa Mushi. Alizaliwa hapa Kongo. Alikuwa anatumika kazi ku ruganda rwa Someki. Mimi siko munyarwanda. Barambwira ngo ese kubera icyo ufite izuru nk'iry'abatutsi. Ndababwira nti batutsi sibayuwe. Ndababwira n'abatutsi simbazi. Nuko barangije rero baramfata ubwo harimo umugabo ngo wari komiseri waho ngaho aramfata arambwira ngo Mungu wangu ngo jina yako nani. Ndamubwira jina yangu Chance. Arambwira Chance mimi na kupeleka kule ku nyumba yangu arambwira ngo umuhungu we ngo azandongora ambwira mu Kinyarwanda mu Giswahili. Noneho kubera ko ntari nishimye no kuba numvaga nashaka umuntu uri bunyicira aho ngaho ndamubwira ngo yego. Yaranjyanye njyana iwe mu rugo maze kuhangeza twaharaye ijoro rimwe. Ijoro rya kabiri ubwo bahise baza baramubaza ngo nta Banyarwanda bari hano. Baramubwira ngo Banyarwanda ntabo. Bugezeho bamwutse igitutu arababwira ngo Abanyarwanda barahari. Rangije arababwira ati noneho sohora abo Banyarwanda. Aradusohora turagenda hanze mbona n'abasirikare barebare ngira ubwoba ndavuga nti noneho nacitse babandi abangaba sinzi ko ndi bubakire. Nuko uko nabonaga bafite na bayoneti nuko ndavuga ati barangije baravuga ati mumuvuka hehe. Ndavuga nti duturuka Icyangugu. Barangije barambwira bati noneho mwahunze iki. Twahunze interahamwe. Kuki mwahunganye nazo? Twahunganye nazo kubera ko nyine nta kundi twabonaga biri bugende. Nuko ubwo byaje kurangira umusirikare umwe aza kumfata arambwira ati rero wowe ngwino ndebe ukuntu wazataha. Ndavuga nti mwaba mungiriye neza. Yangiriye neza ariko mu gihe gitoya kubera ko bari bakiri ku rugamba arambwira ati bino babanze bakugire nk'umukongomani ejo utazahura n'abandi bantu bakakwica bakwitiranya. Ndagenda rero bantobora amatwi barandefiriza bampa imyenda yo kwambara mpindukamo nk'umukongomani bampa umukongomani unyigisha uko abakongomani bagenda. Igihe cyarageze rero nza kujya kwaka baza kunjyana muri Croix Rouge kumvuze bya bintu. Barabimvura birakira. Igihe kigeze baza kumpa akazi muri Croix Rouge ko kujya mpa abana amata. Ubwo nahakoze kuri kwibuka abana banjye bagiye n'umugabo. Ntabwo naryamaga nagiraga gute. Barapfuye cyangwa mwatandukanye gute? Yarabajyanye gutya? ntabwo ubwo mbaheruka icyo gihe sinongeye kubabona.
nicaraga ndira igihe cyose, nareba nkarira nkumva nta munezero na mukeya mfite. Mara icyo gihe cyose igihe ntegereje ko hari umuntu wavuga ngo nagukwereka inzira byibuze witahire wigire mu Rwanda. Kuko urumva papa na mama twebwe tujya kugenda guhunga baravuze bati twahunze igihe kinini, twebwe ntabwo tuzongera kugenda. Bavuga ati jewe ntabwo ibyo ntambara mwagiye mubamo ntabwo twiyize tuzibona, jewe ndigendera nigendere ntabwo nzapfira hamwe namwe. Ubwo twaragiye nyine aho hantu abana bari babajyanye ntabwo nari mpazi, ariko mu kuza kuva aho ngaho nagiye kumva numva batanze itangazo baravuga ngo ahantu umunyarwanda wese ari ngo nazi. Nahise nihuta byihuse mpita ngenda ndababwira naye ndi umunyarwanda munyandike. Baranyandika. Ubwo ni ukuvuga hari indege batwicagazagamo ya Songamane, batwicaza mu ndege, nubwo indege iraducyura iratuzana itugeza i Goma. Imodoka za HCR ziza kuhadukura tugera mu nkambi yo muri Nkamira. Hanyuma twageze mu nkambi yo muri Nkamira, twaje kuhava tugera Igitarama hari Irunda. Twahavuye rero Irunda dutaha dusubira mu ngo z'iwacu. Nyimara kugera ku musozi iwacu bari bazi yuko napfuye, bari bazi ko ntakibaho. Uri umukobwa mu bukumi bwawe? Mu bukumi bwanjye nabyirutse ndi umukobwa, numva ko iwacu baduhuguraga nk'abanyarwanda, baratubwira ati nkimara kuba umukobwa w'umwangavu. Ndamubwira ati hari ibintu nabonye byambayeho. Marambwira rero ati rero umwana wanjye niba byakubaye gutyo, ubwo ni ukwirinda, ukirinda abantu b'abasore. Hanyuma iyo umuntu yakuze gutyo agira uko agenda. Nuko nkurira mu buzima buvuga ngo umukobwa iyo yabonanye n'umusore ntabwo, iyo yasambaye ntabwo abona umugabo. Nicyo kintu nakuriyemo, numva nyine nirinda ko nzasambana kugira ngo ntazabura umugabo mu bukobwa bwanjye. Yego. Hanyuma rero ibyo byaje kumbaho, nyuma uwo musore akimara kumfata ku ngufu, nibwo nahise mvuga nti kuva nabaye umugore ntabwo nzasubira iwacu. Niho natangiye nubaka urugo. Uburyo nagarutse mu Rwanda rero, badushyize muri iyo ndege ya Songamane iratuzana itugeza i Goma. Imodoka za HCR ziradukura zitugeza mu nkambi y'Inkamira. Muri Nkamira bahadukura batujyana hano Igitarama muri nta kibazo, komeza abahazi baramenya. Nuko ubwo rero twaje kuhava dusubira mu ngo z'iwacu, tugera twaruhukiye ku makomine. Kuri komine y'iwacu baraza barababwira ati twabonye wa mukobwa wanyu. Mama arababwira ati mwishinyagurira mwincuhurira, umwana wanjye bambwiye ko yapfuye basize banamuhambye. Nuko mama araza rero abona ni njyewe, ndamusuhuza, nanjye nawe aransuhuza, ararira nanjye ndarira. Nuko ndamubwira nti Imana yarahabaye. Ariko kagahinda ko kuba umubyeyi umugabo wawe mwaraburanye n'abana, ako gahinda ko karakomeje? Agahinda karakomeje, kuko nyuma yaho ubwo umugabo wagiye dutandukanye icyo gihe ajyanye abana banjye, yaje kunsanga nawe kuri komine arambwira ngo dutahe. Ndamubwira nti abana warabazanye? Arambwira ngo ntabwo nabazanye. Ndabwira niba utarabazanye rero ngusubiyeho naba ari nk'imbwa birutse kongera ikasubira kubirya. Ikintu twapfanaga ni abana, none niba utaranzaniye abana ntabwo nkunda, ntabwo turi busubiraneyo. Wa mugabo we mwaje kubonana ashaka ko nsubira mu rugo. Kandi ari we wari warabatwaye? Nta mwana n'umwe yatahanye, we yaritahanye. Noneho ngira umubabaro w'ukuntu nabyaye abo bana mu buryo bitari biteganijwe nyine.
ndatekereza numva ngize agahinda, ari abana nabyaye mvuga ngo ntahemuka nk'uko abandi bakobwa bahemuka, ubwo ndababura ntangirana n'ubuzima bwo kuvuga ngo ntabwo nzongera gushaka umugabo, nzaba iwacu mbyara umwana umwe murerera iwacu, ubundi ahasigaye n'ubwo buzima nziberamo. Igihe cyarageze rero ntangira kumva nihebye cyane, nkajya ndeba nk'umugabo mwiza nkavuga ntura tuzabyarana umwana hanyuma murere, ubundi hasigaye nibera iwacu. cya kintu warahiriye imbere y'Imana ati nunkura aha hantu ati nzagira gutya, izo ntekerezo zaje ute kandi cyangwa washize impumu wibagirwa icyakwirukansaga? Ibyo ndabigeraho. Ubwo ntabwo ibyo bintu nkimara kugera mu Rwanda, abanyarwanda twibagirwa vuba. Nukuri. Ariko maze kugera mu Rwanda urumva nahise mvoma hafi, ndibagirwa amagambo nabwiye Imana, kwa kundi ko ntari narakijijwe nayibwiye ahari mbona nk'uwikinisha, ariko nyuma yaho nyine Imana yo yari ifiteho umugambi, ku buryo Imana yari ifiteho umugambi. Mfite izo ntekerezo zose ko nta mugabo nzashaka, numvise yuko muri uko kubyara umugambi nateguye wo kubyara umwana nkamubyarira iwacu ntawe nabonye. Nkimara kumubura rero hari umugabo wari inshuti yacu twe yatubana neza, nawe ngifite urwo rugo rwa mbere yajyaga aza no mu rugo tukarara ku buriri bumwe n'umugore we, nanjye turi abagabo babiri n'abagore babiri. Urumva twari dufitanye urukundo. Ubwo jenoside iba yari yaraye iwacu, noneho aza gutaha, atashye ndavuga ati ese buriya yaba yaragezeyo. Nuko nyuma rero y'ibyo byose birangiye nza kugira igitekerezo ndavuga nti uwajya kureba amakuru ko yaba yararokotse. Mpageze ku musozi wabo rero ndabaza nsanga ntabwo bamwishe, tujya kuganira amateka y'ukuntu yabayeho n'aho yarokokeye n'ukuntu nawe yabuze umwana bari bafite mbere. Nanjye mubwira uko nababuze, arambwira twihanganirane, ndabwira nta kibazo. Ubwo nyuma yaho nawe naje gusanga yaraguye kuko yari umukristo, ndamaza ntese kuki waguye kandi wari umurokore? Arambwira ati ni ibihe twanyuzemo bigoye, ati naraje kubera umubabaro wo kubura abana, ati nanjye nyine ngenda mbyara hirya no hino kugira ngo ndebe ko nongera kugira umuryango. Arambwira ni kwihangana. Nuko nza kuganira n'umudamu arambwira ati burya yaraguye ntabwo ariko bikimeze, ariko ndavuga nti twongere tukurikire, twongere tuba abakristo nk'abakera. Umudamu rero nyuma yaho nibwo twongeye turatandukana, bamerekeje bansezeraho. Umugabo aravuga ati ngenda komeza nguherekeze ndakugeza hafi iwanyu kubera ko ngukumbuye. Nuko turagenda tuganira tuvuga ibya jenoside uko yabaye nuko byarangiye. Nuko tugeze aho tujya ahantu angura agafanta, arangije arambwira ati ariko wavuze ngo wabuze umuntu ugutera inda? Ni ukuri nabyamaye n'abagabo bageze muri 3 kandi niteguye ko ndi busame biranga. Arambwira ati gera ndayigutera. Waragweze ku buryo waca inyuma ariko ko bikaba gutyo. Nuko arambwira ndamubwira nti wantera inda nkabyara? Arambwira ati nagutera inda ukabyara. Wayintera rero yintere. Yarayinteye inda. Ntabwo nari nzi ko nayifashe, nari nzi ko nkoze nyine ibyo ibisanzwe. Ndagenda ngeze mu rugo hashize icyumweru, kwa kundi ababyeyi bareba abana, arambwira ati ko mbona mu ngohi zawe byahindutse. Ndabwira nti mama ayo mahirwe nabanyakuye yo kubusama. Nuko ariko nsubiye inyuma gake, najyaga kubera umubabaro w'abana banjye, najyaga no kureba abana nakwiba muri Aruferina, byibuze ngo ndebe umwana waba usa n'uwanjye ngo mutware nge murera. Numvaga mfite inyota y'uko umwana yajya anyita mama. Nuko kuko igihe kimwe hari akantu nibagiwe gakeya, shakana n'umugabo wundi nyuma y'uwo nguwo, twarashakanye nza gutinda kubyara. Inze kubyara ndavuga nti ubanza ibyara ryarapfuye ntakibyaye. Ndangije ngira umubabaro, umugabo yajya ambwira icyo gihe se wari mukuru cyane buriya? Nari mukuru ariko ntabwo nari mukuru cyane wo kutaba nabona umwana.
nuko ndangije rero umugabo akambwira se kutasamye, nkamubeshya nti yavuyemo. Mba muri icyo bugezeho ndavuga ni oya, uyu mugabo reka mureke. Ubu kubyara sinkibyaye, sinzi ko nakongera no kubona abana kuko igihe ntegereje ni kinini. Nyuma yaho rero nibwo naje kugira gutya, uwo mugabo ngiye kumusura, uwo twararekanye ngiye kumusura arambwira ati ndagutera inda. Ndamubwira ntabwo wantera inda ngo bishoboke, ariko ngiye hashize icyumweru numva natangiye kuzana ibimenyetso by'abadamu batwite. Ubwo mama rero yambwiraga turatwite, ndamubwira nti mama ni ukuri nta kintu nzakugoraho. Nuko nza kubyara rero uwo mwana, mubyara ndi kumwe n'umugabo nashatse ariwe natandukanye nawe. Uwo mugabo namushatse numva ntamushaka, kubera ko yari yazaga mu rugo akababwira ngo ninanga kumushaka ngo azateza ikibazo ku muryango wanjye. Ndavuga nawe kuyonza kurira amagorwa ku muryango wanjye, reka nemere mushake. Ndamushaka ari muri 98. Maze kumushaka ndavuga nti nzakoresha ibishoboka byose mwiyenzeho mpite mva mu rugo rwe. Naragiye rero turashakana, tukimara gushakana ubwo ntwite inda y'uwo mwana, hashize amezi 7 mba ndabyaye. Inda nyine ubwo urumva namushatse inda ifite amezi 2. Mpageze amezi 7 turabana, arashira mpita mbyara. Ndavuga nti iki ngiki noneho kuba mbyariye amezi 7 kandi umwana akuze nta kuntu nabona nisobanura, ariko navuga ndahita nigendera. Ubwo kubera ko nageze naho ngaho nkabona akazi keza muri World Vision, narahakoraga nkabona amafaranga, ndavuga nti ibindi inyungu zose n'ibiki byose ku mugabo ntabyo nkeneye, cyo nari nkeneye n'umwana. wahise uvuga ati noneho mbonye amafaranga kandi icyo nashakaga umwana namubonye, aho ngaho sasa none nubwo ngiye kwigenga. None se hari ubwo umuntu ashobora kwibaza akavuga ngo ese ko ubundi kugeza amagingo aya wabanye n'abagabo bangahe? Abagabo nabanye nabo ni 4. Ubwo uyu watubwiraga yari wa 3? Uwo mugabo nabyaye mfite uwo mwana yari wa 2. Ubwo ngubwo nawe muza gutandukana? Twatandukanye. Uwo ngo twatandukanye hano i Kigali. Ariko nabyo bivuye mu bushake bw'Imana. Kubera ko nkimara kubyara uwo mwana naje kubyara n'abandi be, turabyarana nawe. Tumaze kubyarana nyuma tuza kubana nabi, aribwo nabaga umuyobozi w'umudugudu, kuko niho nigize njya mu mahugurwa seminari hari i Nyamirambo muri Hotel Baoba. Mpahurira n'umukozi w'Imana arambwira ngo wowe Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo ikwicizanije n'abakomeye. Ubwo bwa mbere nari numvise ubuhanuzi ngo kandi kugiza umuntu ukomeye muri iki gihugu. Ndangije ndamureba nirebaho, ndavuga nk'umuntu w'umupagasi hano i Kigali nta muntu nzi, ni gute Imana ishobora kunyicizanya n'abakomeye? Ninde muntu wamenya ko ntanahavukiye? Ubwo rero nibwo ndamupinga nyine muri make. Kumupinga ubwo nasubiraga muri karitsiye amahugurwa tuyarangije, hashize iminsi kubera ko nari wa mugore wacuruzaga kanyanga, gacuruza n'urumogi. Warayicu ampaye nka data. Ngizemo ubwoba ariko ni amateka. Ngacuruza urumogi, ngacuruza akabari k'urwagwa, ngacuruza akabari ka Primus, n'inzoga zose mbese muri make. Nari umugore ukunda kuvuga imisango y'inzoga. Mbese urumva ntabwo nari nagatangira kumenya Imana, ariko ibyo byose mbirimo Imana ntabwo yabyishimiraga. Icyo gihe wacuruzaga ibyo bintu uri mudugudu? Oya, nari ntaraba mudugudu. Igihe kigeze rero nacuruzaga ibyo byose nari nkibicuruza. Igihe kigeze nza kurota inzozi, ndota inzozi ngo mbona impanda yavuze. Mbonye impanda yavuze, mbona abantu ukuntu bari kuzamurwa, mbwira Imana ndarira cyane mu nzozi, ndabwira ngo Mana buretse kuzamura bano bantu mbanze nihane.
hanyuma nkimara kwibwira gutyo nahise numva nuzuye ikintu cyo kwatura, mbwira muntu ntarebaga, mubwira wari umpagaze imbere, ndamubwira nti numva ndiho ndatura, Mana mbabarira ubusambanye, Mana mbabarira kunywa inzoga, Mana mbabarira ubushizi bw'isoni, mbabarira gutukana, ndatura ibyaha byose nyine. Nuko ndangije kwatura mbona nyine birarangiye, mbona ba bantu barongeye bagaruwe mu isi. Nuko birangiye ndavuga nza gutekereza kuri izo nzozi, ndavuga nti Mana we ntubanze Imana ishaka ko nihana, kandi hari ijambo nayibwiriye mu gihugu cyo muri Kongo nyibwira ko nihankura nzayikorera. Hashize iminsi nagiye kubona mbona umuhanuzi araje arambwira ngo ibyo wavuganye n'Imana urabizi? Ndamubwira niwe narayibwiye ndi muri Kongo ko nzayikorera, ariko biri kunanira. Arambwira ngo umva rero ngo Imana irambwira ngo ninkubwire ngo kugira ngo iguhombe izaguhombya. Ndavuga nizampombya niwe. Icyo gihe wacuruzaga akabari. Bo nese gucuruza ibyo bintu ntabwo bigeze bavuga ngo babagufate cyangwa cyose nta muntu wigeze amfata, kuko igihe cyarageze mbona bitangiye gukara. Urumva n'umugabo wanjye yari umusirikare, bitamvuga ibi bintu reka mbivemo. Ubwo urumogi ndarwihorera sigara kuri Kanyanga. Kanyanga njya kwireka rero bari bagiye kumfatira ibyumba, bona ndahacitse. Bonye macitse ndavuga nti ngiye gucuruza iyi ngiyi sinzasubirayo, ko natinyaga gufungwa. Naragiye hariya kuri gereza ngiye gusura y'abantu, mbona ukuntu abagore bafungwa, nayo nzi ko nta mugore ufungwa. Ndavuga niba ari kuri abagore babafunga, ntabwo ngiye kwihana ibyaha byose byazanjyana hehe hariya haruguru muri gereza. Niho natangiye kureka ibyo byose, ndavuga nanjye batazamfunga nkisigira abana. Nuko ndabireka nyine. Birangije kubireka nibwo natangiraga abahanuzi, Imana ikagira intumaho abahanuzi buri munsi. Maze kuntumaho umuhanuzi wa mbere yarambwiye ngo aho kugira Imana iguhombe yaguhombya. Undi wa kabiri araza arambwira ati kandi Imana irambwiye ngo niba wibagiye ibyo wavuganye nayo igiye kukwanika. We naramubwiye nti Imana iranyanika zirabona ndamamera. Nuko ndangije nyine ku bya bindi byo gusura abahanuzi, ndamubwira nti reka ngutegere moto ibyo umbwenda byumvise. Hashize iminsi ubwo mu mudugudu wa nabagamo haza kuba umuntu, nubwo nari umupagani gutyo, ariko hari uturimbo tw'Imana nakundaga kuririmba, ngo inyuze inzira aho zitari, ngo hari icyo wabwiwe n'Uwiteka Imana yawe, nkayiririmba. Haza kuba rero umugabo umwe wari uje gutura muri uwo mudugudu akambwira ati mama Moni, ati hari indirimbo ujya uririmba nkumva iranejeje. Yari umugabo wacitse ku icumu, baramutemaguye, afite ibikomere byinshi cyane. Nuko arambwira rero ati hari akarimbo ujya uririmba nkumva karanejeje, ati ujye ukandirimbira cyane. Ndabaze kitwa ngo iki? None harambwira ati ati ako karimbo karavuga ngo hari icyo wabwiwe n'Uwiteka Imana. Nuko ati ukaririmbye gukomeza gusenga uvuga ko bitinze, iyo yavuze ntabwo niyo kwiringirwa, inyuze inzira aho zitari, reka kurambirwa Uwiteka arakuzi, iyo yavuze ntabwo yivuguruza, komeza usenga Imana kandi utuze umutima, inyuze inzira aho zitari. Nuko kakamwubaka. Arangije arambwira ati kandi nzatura muri uyu mudugudu, uri umuyobozi w'umudugudu. Ndavuga nti papa Dani nawe surahanura? Ati ndabihanuye. Hashize iminsi rero nagiye kurangura mu ntara, ndaza murana n'abarokode face mu rugo, barambwira bati ku kagari barakudutumye ko nagicuruza ibiyobyabwenge, muje kuntwarira iki? Nicyo kintu nahise ntekereza. Arangije arambwira ati nta kindi batubwiye, baratubwiye ngo kubera ko nayoboye ndi umuntu usuzugura, kuri ubwo buyobozi ntabwo nubahaga abantu neza. Urumva nayoboraga abanyabwenge, hari abandushaga ubwenge, nangwe na Salomo we yabanje gusaba ubwenge, ariko gihe ibyo byose nta na kimwe nasabye. Ariko kubera ko Imana yari yaravuze ko izangira umuntu ukomeye, mba umuyobozi ndayobora. Maze kuyobora byitwaramo nabi, igihe kimwe nkarya na ruswa, ariko igihe kigeze Imana ikantumaho ikambwira wakoze
wakoze ibintu numva bitanejeje, nkahita ngera nkavuga ngo Mana ndakwinginze mbabarira. Imana ikambabarira. Bugacya nigira inama yuko kubera ko ruswa iyo ari wowe wayakiriye bakubara nk'umunyacyaha. Ndavuga ntabwo nzajya nyirye nyifashe, nzajya nyituma abandi. Nuko nkeya n'umushinzwe umutekano nge nkirinda kuba nakwegera ibyo bintu. Imana, umukozi w'Imana aza kumuhamagara arambwira ati mama Muhoza ni Karame, ati Imana irambwiye ngo nkubwire ngo igufungure umuryango wa gereza. Nahise muhamagara ndamubwira ni mama Giho, ndakwinginze ngwino dusenge, reka dusenge kandi ntabwo nzabisubira. Nyingingira Imana ntabwo nzabisubira. Twaragiye turasenga, arangije numva ariruhukije, arambwira ati yongeye yegetseho atari kuhereye no munsi wa none ufata umwanzuro. Ndawufashe. Umuntu rero wari amafaranga yo hanze aha kugira mpfe kubireka ni ikibazo, hatari imbaraga z'Imana. Byaje kurangira rero ubwo nyuma yaho Imana iza kuntumaho umuhanuzi, irambwira ngo genda umubwire ngo umunsi yakwanditse nawe undi uzakwanura uretseyo, ngo kandi igiye kuguha ibiryo by'agahimano. Ndamubwira ati genda uyibwire ibizane mbirye. Yaragiye koko, Imana yo ntigikinishwa, ibiryo bifunguye inzira ku mugabo twari twaratandukanye uwo nguwo. Ubwo ibiryo nyine nkagenda nkafata tukazana ibintu nkagenda nkabicuruza mu buryo bw'amanyanga, mbona amafaranga menshi cyane. Nyabonye ntera umurengwe, Imana nyine bituma no kwibuka bya bindi bambwiraga ntakibyibuka. Birangiye nibwo bazaga baravuga bati tugiye gushaka uwo muntu wabiguze ibyo bintu. Bagiye kunshaka baza manikoza baririza ati umudamu witwa Marceline aje, mpita numva ngize ubwo abana barambwira ngo baje bakubaririza kandi bari bugufunge. Ndavuga nti oya, ntabwo ntahagarara imbere yabo. Nahise ntega imodoka ndihuta cyane njya kuba Cyangugu. Ngeze ku musozi w'Icyangugu mpakubitana n'umukozi w'Imana, arambwira ngo Imana irambwiye ngo isize umusozi w'inzara imbere yawe. Ndamubwira n'ibintu mfite. Ndabwira ntabwo bishoboka, ushobora kuba wavangiwe. Ariko ibintu nari mfitemo ibintu by'agaciro, nari mfite ibintu byinshi. Uko muri icyo gihe nari ndimo no muri ayo mafaranga nari mfite, nari umugore w'umwibone, nari umugore utubaha n'umugabo, nari umugore usuzugura ngasuzugura n'abandi kandi nkarwana. Waruri gasuzugura abantu nkanarwana. Nakwireba nuko ndi nkavuga nkumva ko nyine nafashe Imana akagurira ibiceza mu biro, nicyo kintu nahoraga nimagine. Muri ibyo byose rero ntabwo nari nzi ko Imana yo ibyumva. Ikimara kuntuma ngo umunsi yanyanditse naho nduzanyanura uretseyo, irongera intumaho yuko Imana isize umusozi w'inzara imbere yanjye. Nahise ntangirana n'ibintu byo gukizwa. Ndavuga ni Imana ngiye kuyikundishwa kugira ngo ndebe ko yangirira imbabazi. Ndatangira ndihana, ndabwira ngo ntega amatwi data nkubwire. Guhera uyu munsi wa none nihannye ubusambanyi. Guhera uyu munsi wa none nihannye gutukana, nihannye agasuzuguro, nihannye ubwibone, nihannye amagambo, nihannye gusebanya. Mana n'ibindi byangwa n'amaso yawe ndabyihannye umunsi wa none, ngirimwe n'imbabazi ibyo bintu bikureho. Ariko Imana yo kuko buriya naje kureba mbona iyo basuzuguye Imana nayo hari aho igera igaceceka. Byabaye ngombwa ko mfata igihe cyo kwandikira Imana. Ndayandikira njya kuyitereta nk'uko umusore atereta inkumi. Ndayibwira ngo data, aho nakugejeje ngo usuzugurira, nyemerera unyumve noneho, nisubiyeho uhereye umunsi wa none. Aho hantu niho natangiye kumva, ntangiye gusabana n'Imana. Imana irabanza iraceceka koko. Utaragira aho ngaho reka tunyiremo kuri ubwo buzima bwo kuba urumva kenshi, ariko n'abantu benshi nzi bacuruje kuri biriya bintu
none ari n'abamama cyangwa ari igitsina gore babaga bakarishya ukuntu nawe ntabwo ari ko wari umeze. Niko nari meze kandi nakundaga kunywa urumogi mu cyayi, nicyo cyari kintunze. N'umugabo wanyweraga mu kabari kanjye yashakaga kugira naramukubitaga cyangwa se nuko nagiraga amahane, kandi iyo nakurebaga buri wese yaravuga ese wabaye umujandarume wabaye umusirikare. Ijisho ryanjye ryarangwaga no kuba ritukuye igihe cyose kubera kunywa urumogi mu cyayi. Ayo mahane yavaga hehe kuko umuntu ashobora kubona ko byonyine umurebye agahita agira n'ubwoba cyane, byavaga ayo mahane yavaga kwa Satani nyine. Iyo umuntu atari yihana aba ari inkozi y'ibibi. Hari akantu wambwiraga nyuma ya kamera, urambwira ati ngo njye numvaga rwose nta munezero nagiraga muri njyewe, nagiraga umujinya cyane ku buryo numvaga nzanakubita n'umugabo wanjye. Najyaga ngira umujinya ku buryo umugabo naramusuzuguraga nyine, iyo ntashaka kuvuga sinavugaga, kubera ko akenshi ibitekerezo byanjye napangaga imigambi yanjye jyenyine, nkabara amabati, namara kuyabara nkahita mvuga ngo iki ngiki ngiye kugikora gutya. Umugabo rero numvaga ntakeneye kumugisha inama na rimwe. Icyo kintu akenshi umuntu akora ikintu kuko hari ikimuri inyuma, ni iki wabaga wishingikirije? Nta kintu nabaga nishingikirije, urumva imbaraga zankoreragamo zari za Satani. Izo mbaraga ntago zahandi twahereye, ntago zaba ari za zindi za kera hirya, urumva nazo zishobora kuzamo. Ubwo buzima urabugiyemo, ugiye mu buryo bugiye butandukanye. Ubu ngubu ufite umutware. Yego, mwabanye kuva ryari? Mwabanye 2015. 2016. Ubwo ni imyaka 8. Icyo kintu cyo kumva wenda uvuga ngo uzakubita umugabo, ibyo byagiye bicika gute ku buryo ubu mushobora kuba mubanye neza? Ubu izo nzira zagiye binyuramo, urumva naje kwihana, maze kwihana mbaye umurokore, ntangira kubana n'Imana neza, ntangira gusoma Bibiliya nkabona iby'Imana yanga n'ibyikunda. Kuko bwa mbere hari igihe, kuko nigize njya kuraguza igihe kimwe, mvuye kuraguza nsanga Bibiliya iri ku meza, ndayifata mpita nsoma ijambo, ndambuye gutya mpita nsoma ijambo rivuga ngo umuntu aguza no gupfa yapfa. Mpita mvuga ngo Mana umbabarire uyu munsi ntunyice, ntabwo nzasubirayo. Guhera icyo gihe ntabwo nongeye gusubira mu bapfumu. Hanyuma rero Imana maze gukizwa mbaye umurokore, natangiranye n'ubuzima bwo gusaba Imana icyo numva nkeneye. Mana narayibwiye numva rero Mana tega amatwi nkubwize ukuri nk'Imana yanjye ngiye kubana nayo, nzi ibyo ushaka ko wanga ibyaha n'igisa nabyo. Narayibwiye ngo Mana rero ntabwo nzakizwa nta mugabo mfite. Imana irambwira ngo genda unkiranukire ku gato no ku kanini, abagabo banyubaha ndabafite. Ndavuga nti se Mana nzabishobora. Ariko rero nasomye ijambo rimbwira ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ndavuga nti izo mbaraga za Kristo rero nizo zizanshoboza kugira ngo Imana impe uwo mugabo. Nasenze amasengesho y'amazamuka n'amamanuka, ntabwo ipfa kumuguha gutyo. Uko hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo ntabwo Imana yafata ibyo kurya byayo ngo biterere imbwa. Ndavuga nti Mana we noneho ndagowe. Biransaba neza kwinjiramo neza nkakizwa nta kantu na kamwe nshigaje inyuma. Nibwo natangiranye n'urugendo rwo kujya mbwira Imana rero Mana jya unyigisha ubwenge. Kristo kubera ko nasomye ya ndirimbo naririmbye, ya ndirimbo ivuga ngo Yesu n'umuvandimwe wanjye, nahise mbyishyiramo ko Yesu tuvindimwe. Yesu rero nkayamubwanire niwe muvandimwe wanjye mfite, ugomba kujya unyigisha iby'inzira ya data, ibyo ashaka nkabari ibyo nkora, nk'uko wamunejeje nanjye nkabari ko munezeza, iminsi yose namubabaje nkayikuramo. Imana rero ikimara kumbwira ngo genda unkiranukire ku gato no ku kanini, nagiye kurwana urugamba rwo kwikiranukira, ntibyari byoroshye ariko ngenda mbishobora. Kuko hari aho nageze nkajya ntekereza ukuntu nzubaha umugabo, nkumva ntibizapfa kumvamo neza, bizapfa kuza. Ariko ndavuga ngo Mana nyoherereza umwuka wawe wera, azanyigisha uko nzubaka ururaro ugiye kumpa.
Imana rero impa amasezerano irambwira mwana wanjye kubwo kunkiranukira kubwo kuncira bugufi ngukoreye ubukwe bwihuse kandi butangaje benshi kandi busekeje benshi kandi burwanijwe n'abantu benshi. Ndavuga ngo Mana nyiribihe ubwo ari wowe buteguye nuko. Imana yateguye ubwo bukwe irangije kubutegura buriya mu masezerano habamo ibintu byinshi bigenda byatuma amasezerano yawe adasohora. Kubera Satani aba yarakaye kubera ibyiza Imana biri kudutegurira. Hanyuma y'ibyo ubwo hari umumama umwe wajyaga ukunda kubyara apfusha aza kumbwira ati mama wanjyanye hano muri groupe usengeramo. Arangije ndamubwira nti uze kuza nkujyane tugusengere ntabwo uzongera kubyara upfusha. Turamujyana turamusengera ariko nkimara kwagera Imana irambwira ngo mwana wanjye kubw'umurimo wo kwitanga ngo akazi mu mujyi wa Kigali. Ndavuga nti Mana ako kazi uhaye umugore nkanjye w'injiji ni kazi bwoko ki? Ariko Imana yiturebe iyo wayikiranukiye ikubara nk'umunyabwenge. Umuntu wese wubaha Imana imubara nk'umunyabwenge mbere yayo. Nuko akazi Imana yaje kukampa ndagakora. Nyuma yaho ako kazi kubera ko hari ibintu byinshi Imana yari yakambwiyemo. Akazi maze kugakora niho nakuye amafaranga y'amajyambere. Kuko yari yarambwiye ngo mwana wanjye ikimenyetso nguhaye nuko hari iminsi ugiye gukora uzahemberwa niyo uzahemberwa niyo utakoze. Abana nasomye ijambo rimbwira ngo ubutunzi bw'umunyabyaha bubicyo umukiranutsi. Noneho nsoma n'irindi jambo rivuga ngo nubwo itangira ryawe ari rito ariko amaherezo yaryagura rikaba rinini. Ndavuga nti Imana izi ubwenge. Nkunda gukoresha iryo jambo ngo Imana izi ubwenge. Noneho nibwo nagendaga nyine ako kazi ndagakora nkimara kugakora nyuma yaho nihuse umutwara aza kumbwira ati Imana irambwira ngo mwana wanjye imbere yawe mashyize pirate na original. Original yaje icumbagira. Pirate iza nyine ari icyokere izana inkwano zidasanzwe nuko. Ndavuga nti nyuma yaho umukozi w'Imana aza kumpamagara arambwira ngo mama Jessica hari isezerano rye Satani ashaka kuriganya. Kukazi aho narindi arambwira ati byuze kora amasengesho y'iminsi 3. Amasengesho nayakoreye muri toilette nyakorera no mu kazi narindi gukora. Hanyuma ndasenga nyimara gusenga ngiye kumva numva umutwara arampamagaye ati ndashaka kuza tukandikisha urukiko se turarwandikisha gute? Icyambere cyo ntarangamuntu mfite narayitaye. Ibindi bikurikiyeho sinibaza ukuntu tugiye guca mu rukiko iwacu batabizi. Arambwira ati ngwino turucemo narangije no kurwandikisha. Warwandikishije ati warwandikishije ati isinya yawe ni iri kubura. Wabitekereje ute se utanambajije? Ati nabikoze. Nuko noneho ndangije mfata igihe cyo gusenga njya kubaza Imana. Ntekereje ijambo nigize gusoma rivuga ngo Dawidi abanzi be bamwugarije akazamuka umusozi ajya kugisha Imana inama. Naye ndavuga ntereka njye kugisha Imana inama numve yuko hari ikibimbwiraho. Ndagenda ndasenga mbaza Data wo mu ijuru arambwira tuko byateguwe nuko. Ndangije ndavuga nawe ko Imana kwambwiye ko uzampa umugabo wacirana ikubite umugabo ugiye gushaka nawe akaba ari gucumbagira. Ubu niwe mugabo wambwiye koko. Nibuka ijambo nanone rivuga ngo nayashyize pirate na original imbere. Ndavuga ntiyewe niriya ni original Imana yaneguriye buri. Yacumbagiraga mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bwo urumva ajya bagezeho nawe bamutega imitego akayacumbagira kubera ko atakandagiraga neza. Nuko ngo twatangiye gukoresha umushinga w'ubukwe iwacu bagezeho umushinga w'ubukwe iwacu barambwira ati ubwo bukwe bwawe ntibuzagera iwanjye. Basaza banjye ndabibwira barambwira ati reka da ubwo bukwe bwawe ntabwo tuzabutaha. Nuko ariko kubera ko Imana iyo yateguye itegura ibintu bidasanzwe kandi iyo yavuze ntabwo ari Imana ivuga ubushashwa iravuga igasohoza.
Imana rero integurira ubukwe iteguramo ababyeyi yampaye b'ahantu nasengeraga mu itorero nasengeragamo, baraza bambera ababyeyi, mbona undi muntu nawe ambera musaza wanjye, n'abandi bambera abavandimwe, mbo Imana impa marene, imbese irabutegura nk'uko yabimbwiye. Yari yarambwiye umwana wanjye nzagukorera ubukwe kandi nzagutambagiza inshuro 7. Uko yabimbwiye niko yabikoze. Hanyuma rero ibyo byose byagiye bibaho kubera urugamba nagiye ndwana rwo kubaha Imana. Urumva muri ibyo byose nagiye nyuramo nanyuze mu bindi bitandukanye, n'ubuhamya burebure kubera ko yarambwiye ati urugamba rurakomeje. Urumva kubera ko uriya mugabo wanjye nashatse yari afite abandi bana n'umugore watashye, nari narabwihawe kondisiyo y'uko nzafata abo bana. Ndavuga nti Imana yari yarambwiye ngo abo bana uzabafate nk'abawe, kandi mbere yo kugira icyo wajya ukemurira abana bawe jya ubanza umenye abo bana. Ndavuga Mana nzabikora kubera ko Imana yari yarambajije ijya kumpa uwo mugabo, yarabanje intumaho umukozi wayo aramubwira ngo ese ko Imana igiye kuguha imfubyi 5 zo kurera uzazirera? Ndabwira nti se Mana muri ubu burushyi niba ubona nzazirera uzimpe. Imana rero nabo bana b'umutware yampaye irabampa, tubana gutyo ndabarera, ariko igihe cyarageze nyine Satani n'umwanzi w'amahoro akajya ababibamwe imbuto mbi, biba ngombwa ko baduhagurutsa no mu rugo twabagamo turagenda kubera ko byari mu mugambi w'Imana. Nyuma yaho abana baza kongera turiyunga, turongera turasubirana, nuko ndabashyingira, barashyingiwe, twashyingiye umukobwa dushyingira n'umuhungu, n'abanjye nyine tugenda tubashyingira. Ni ukuvuga ngo ubu dufite abakwe 2, dufite n'abuzukuru bageze muri 4. Umugabo ni nawe mubanye neza nta kibazo? Uwo mugabo niwe tubana. Iyo Satani yaduteye dushaka uburyo dusenga, kuko umuririmbyi yararimbye ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha. Turasenga Imana ikabikuraho, kandi kubera ko kugisha inama Imana n'Umwuka Wera batuyobora muri urwo rugendo. Ubwo mwarabanye nta bana mwabyaranye cyane babandi umwe yazanye n'undi gutya? Nagiye ncamo umwana wanjye w'umukobwa w'imfura yanjye, ni umwana w'uwo mugabo. Kuko mu kwihana hari ibintu byinshi ntakubwiye. Nihana uwo mudamu urumva namuciye inyuma mbyarana n'umugabo we. Hanyuma yaho umudamu aza gutaha, ngiye mba mu Ruhengeri, narashatse uwo mugabo ariko ntabizi. Nyuma yaho ngarutse nza kuvuga ngo ubwo nihariye reka ngiye gusaba imbabazi wa mubyeyi, kuko namuciye inyuma yari inshuti yanjye, tukabyarana n'umugabo we. Hanyuma ngiye kumusaba imbabazi nsanga yaratashye. Imana yamukuye muri ubu buzima. Hanyuma rero ndavuga se yaratashye ati rero ikintu cya mbere cyari kinzanye muri uru rugo naje kumusaba imbabazi, ariko niba yaratashye Imana imbabarire. Nuko mwiruko ridashira, nuko aheza ni mu ijuru nanjye nzamusangayo. Ubwo ndataha nyine umugabo kubera ko yari inshuti yacu twaranabyaranye, naramubwiye nta kindi kintu nje kugusaba, nta n'indezo, narihanye nabaye umurokore, ntabwo nkiri kugendera muri ba bagore waruzi. Ubu ndi umwana w'Imana, ntegereje ubushake bw'Imana. Akajya nsura bisanzwe, mama yanamubona aje mu rugo akambwira ati ubwo ntugira ngo muzabyarane undi mwana? Nkamubwira nti oya mama narihannye, ntabwo nkiri muri ba badamu batacyubaha Imana. Mu buzima bw'umuntu agira ubuzima burebure cyane n'amateka agiye atandukanye. Tunagana ku musozo, reka tuvanemo ibyo tuba tuvuga ntabwo ubu ariko kimeze, ni iby'ahahise. Ni iby'ahahise. Ubu ukomeje urugendo rugana mu ijuru, byinshi warabibonye. Ni nk'irihe somo wabwira ba bantu baba kimeze nk'uko wari umeze kera? Ni irihe somo wakuye muri ibyo bintu byose? Isomo nakuyemo ryo kutubaha Imana ni ijambo rya mbere nasomye rivuga ngo ukora icyaha aba yikururira urupfu.
iryo jambo nkimara kurisoma nahise mfata umwanzuro ndavuga ngo ngiye kwirinda icyaha n'igisa nacyo, nirinde kujya mbabaza umwami wanjye, ko ni kenshi njya ngira ingaruka z'ibikomere by'ahantu natinze mbabaje Kristo, nkarira cyane nkavuga ngo Kristo narakubabaje ariko ntibizongera ukundi. Nkaririmba uriya muririmbyi uvuga ngo igihe nataye nkorera Satani cyarambabaje, kandi koko kijya kimbabaza cyane, nkavuga niki cyatumye mbabaza umwami wanjye watubambiwe gutya, maze kumenya amateka ya Kristo. Ubu nsigaye ndi umugore unyurwa nuko ndi, sigaye nezezwa n'iby'Imana impaye, sigaye numva ndi mu rugendo rwo gusiganirwa kugira ngo nzabane n'Imana Data, kuko nkiri muri ibyo byose ntabwo nanyurwaga, nahoraga mfite irari ritandukanye. Ariko aho namenyeye Kristo sigaye numva nejejwe n'Imana Data n'umwana wayo igihe cyose. Muri uru rugendo rero numva nkataje, numva nta kizansubiza inyuma, nk'uko wamuririmbyi yaririmbye akavuga ngo nta bya none nta bizaza byantanya n'umwami wanjye. Nk'umuntu waba ugifite ako kantu ko gusuzugura, utwo tuntu wagiraga, ni iki cyagushoboze kuba, niyo inama wamuhereza cyagushoboje kugira ngo utsinde uwo mwanzi? Ikintu cyanshoboje kureka agasuzuguro n'ibyo byaha byose ni Imana, ni ugusenga. Ni ugusenga. Hari byananiraga nkiyiriza ubusa, nkavuga ngo Mana ngusabye imbaraga, kuko iki kintu namaze kumenya ko icyaha, tuvuga urugero nk'icyaha cy'ubusambanyi, nasomye ijambo rivuga ngo icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gikorerwa imbere mu mubiri Imana yanga urunuka. Ndavuga ngo iki kintu Imana yanga urunuka, kintu kiri Imana, nafashe iminsi yo kwiriza kugira ngo kimvemo. Kuko ntabwo byari gushoboka, njyewe nagiraga abadayimoni b'ubusambanyi banyirukagaho cyane, ariko mfata igihe cyo gusenga ndavuga ngo Mana mpa imbaraga, mbona Imana impaye imbaraga ndabitsinda, birarangira. Ubu ntarari ntaryo ryo gutekereza, niyo mbonye n'umuntu niyo yavuga ngo mpita numva ko ari abagabo b'ibigoryi bo mu minsi ya nyuma, nkavuga ngo nta cyankerereza cyansubiza inyuma kigatuma ndeka umwami wanjye wambambiwe. Ntekereza ku nkuru za Kristo z'ukuntu y'ahantu yavukiye mu kiraro, ntekereza urugendo yakoze kugira ngo atubambirwe. Ndavuga ngo njyewe nta nubwo nakwemera kubikora n'umunsi n'umwe, ariko ntekereje amaraso Yesu yamennye ku musaraba, ntekereje ukuntu bamutamirije ikamba ry'amahwa, ntekereje ukuntu bamuteye icumu mu rubavu, ntekereje imisumari bamuteye mu biganza. Ndavuga ngo ntabwo bizongera kubaho nongera kubabaza umwami wanjye. Ubwo buzima bwose wanyuzemo kuva iyo hirya twagiye tubunyuramo, n'iriya somo wakuye muri ubwo buzima wasangiza abantu? Isomo nakuyemo nasangiza abantu ni uko bava mu byaha bakubaha Imana, bagakizwa, bakihana, hanyuma bakagenda mu rugendo bagakora ibyo Data ashaka. Ubwo niki ushimira Imana muri ubwo buzima bwose? Icyo nshimira Imana muri ubu buzima ni uko yankuye muri ubwo buzima bubi bwose, ikandengera, kuko hari aho yagiye inkiza nkimara gukizwa. Urumva yagiye inkiza kanseri kubera gukizwa, yagiye impurubyaro kubera gukizwa, yarangaburiye. Hari ubuhamya nababwiye bw'ukuntu nagiye guca inshuro nkajya guhinga nari umunyacyubahiro. Aho hantu Imana yarahandengereye ibinkuramo, irangaburira. Narashonje hahandi najyaga guhingira inote y'igihumbi, ariko ndashima Imana yo mu ijuru ko yangaburiye, ko mu kuyubaha nagiye nyibonamo ibintu byinshi bitandukanye. N'ubu kandi ndakomeje kugenda impa amasezerano y'uko ninguma mu nzira zayo nkayubahisha. Dore ko iyo ngiye kuyibaza ikintu kimwe irambwira ngo genda unkiranukire gusa, ku gato no ku kanini, ibindi byose biri imbere yawe. Nkahita numva ndanezerewe, nkavuga nti burya Data azi iby'abana bayo bakeneye. Nzi ko rero ubu ngubu nzi ko Imana ari umubyeyi, kandi nzi ko Imana ari itarobanura ku butoni. Ikindi namaze kumenya ni uko Imana itavogerwa kandi itamenyerwa.
nicyo kintu nabonye mu bintu sigaye numva ntinye cyane, ni Imana nkumva ndashaka kuyubaha, kuko Imana ntabwo igikeneshwa mu bintu nabonye. Nkurikije uko Abisiraheli bavuye mu Egiputa bageze ku nyanja, nabonye Imana idakeneshwa, kubera ko ingabo za Farawo zashatse gukurikira Abisiraheli, hanyuma bashiriramo ihuza inyanja yo hepfo n'iyo haruguru, bashiriramo abana b'Imana barambuka. Mba numva rero nanjye nkomeje nta cyankura muri uru rugendo, kuko ntabwo dufite imbaraga, ariko Kristo afite imbaraga zidutambutsa muri ibyo byose. Tugana ku musozo, tunashimira ababashe kudukurikira, akaba ageze ku musozo w'iki kiganiro. Imana ikomeze kubaha umugisha aho uherereye wese, kandi nzi ko hari amasomo akuye muri ubu buhamya bw'uyu mubyeyi. Imana ni nziza. Iyo tuvuga Imana ntabwo tuba dushatse kugaragaza ko dukiranuka kurusha abandi, ahubwo tuba dushatse kuvuga Imana, imirimo n'ibitangaza yadukoreye, twabonesheje amaso yacu, twabonye Imana. Iyo tubivuga nicyo tuba dushaka kugaragaza. Sinzi niba hari icyo ufite ushobora kubwira abantu, ubundi tugasoza. Icyo numva nababwira ni uko umuntu wese uko ari kose mu cyubahiro cyiwe, yuko Imana ariyo nyiri icyubahiro kiri hejuru y'ibindi byubahiro byose, kandi ko umuntu wese wubashye Imana akayubahisha, agakora ibyo gukiranuka, ko twasomye ijambo ritubwira ngo mu mahanga yose abakora ibyo gukiranuka bagakora ibyo ishaka, mu mahanga irabemera. Mahanga yose abo babikora byose irabemera. Nkumva ko rero nabashishikariza ko bakwihana, bakava mu byaha, bagakora ibyo Imana ishaka. Reka dusenye mama. Uri Imana, urakomeye, urera kandi urakiranuka. Tugushimiye umwanya wose tumaze imbere yawe, kuko uri uwo kubahwa iminsi yose mu bakomeye n'aboroheje. Uri Uwiteka, niryo zina ryawe, nta kubanjirije nta n'uzaguheruka, kandi witwa Ndiho. Hanyuma rero Data, turagushimiye yuko ari wowe udushoboje. Izina ryawe niryubahwe. Tugusabye no kugira ngo ukomeze kudushoboza muri uru rugendo, Mwuka Wera aganze imitima yacu, kandi akomeze kutuyobora gukora ibyo ushaka kandi ushima mu minsi yo kubaho kwacu kose. Amen. Inkuru nziza TV.